turayikunda wowe wagiye zahora muririmba Nandika amajwi nshinge n'akadiho simuke cy'umugara abagabo bihuye ababyeyi bahuye mu nzu ni wowe buzima bwanjye Yesu ni wowe mahoro yanjye njye n'abarazo urukundo murarugire mwese mujya hose rwabera umutako mwiza barangara amarira yahura n'ibizazane cyangwa yahura n'ibimushimisha bigomba kumuranga uko bwije n'uko bukeye. Icyo nzabamenyeraho ni uko nicyo ngicyo rero nyazana kwifuzaho, ariko nanone ubwo tukibatizwa ndetse ko Egide yabivuze neza ngo umukristo nyarangwa no gusenga. Ijambo umukristo riragaruka cyane, ni nacyo cyita rusange cyacu uko nabibonye. Indirimbo turirimbira mu kubatizwa n'ibihe Kristo duwa Yesu uko nasenye batizwa none ndakomeza kunemera amagambo yose akubiyemo aho ngaho muri izo ndirimbo zose twaririmbye n'izindi zose zaririmba, kuyavuga ukarenzaho yaba ari ukuyafungura gusa. Nabishimiye nubwo wenda nanjye naje nkerewe, nari mfite akagendo kuko nari ndi kuva za Musanze, nari mfiteyo gahunda. Sinzi utuntu umaze iminsi noneho ndatuzi hari bazi n'uyu Francois ejo nibwo yamvugishije mu masaha y'umugoroba saa 10:01 hari hafi saa 11 arambwira ejo se uzaba uri mu muhuro. Ntise umuhuro wuze umukristo nyawe ntabwo ari ejo, mbona se n'ibyane uyu munsi navuze kuwa gatatu ni kuwa gatatu ejo nari nzi ko turi kuwa gatatu kubera ibintu bimaze n'iminsi. Nari kuzagira gutya nko kuwanda akazi mu maka ariko kuwa gatandatu umuhuro uri buri. Wakoze cyane kunyibutsa ni ukuri kw'Imana pe, ntabwo nari nzi ko ari kuwa gatanu tuvuganisha, nari nzi ko ari kuwa gatatu. Byarangiye cyakora nje nkerewe, ariko kubw'amahirwe nageze aha ndabishimira Imana. Imana ibisingirizwe. Kwirwa mvuga iby'umukristo nyawe byo bwakwira bugacya ntabwo bitindaho, ubutaha tuzabisukuriraho. Binejereje ni uko dutangira umwaka n'ubundi turi kumwe, ibyo gushimira Imana tuzanawusoze turi kumwe, dukomeze tuyishimire muri uwo mujyo. Abo tutari kumwe nabo hano twizeye ko turi kumwe nabo ku mutima, n'aho bari hose bari kuzirikana iki gikorwa uko kiri kugenda. Turi umwuka umwe uko byagenda kose wari umutagatifu. Maze rero nitujya gusoza reka mbisabire tuze kwiga Magnificat nimubivundira. Nari ngiye kuyitera ariko nuko bigenda. Nitusoza turi bukira. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya, byibura mukanangiza n'amatwi yanyu. Imana ibaheruye. Sibyo? Wowe ugenga
Yesu Nishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Ndabizi kuba turi aha hari byinshi tujyanye, ariko icya mbere ni uko turi umuryango ukundana. Njyewe uyu ni umuhuro wa mbere njemo, baravuga ngo ujya gutera uburenzi arabwibanza. Amana nsuhuza abanyakinana bose bari aha. Navukiye mu muryango w'abakatolike, mvuka mu bana 9, ndi umuhungu, gusa abandi rero twari dufite sukuru udukunda cyane, kuko ubu dufite n'amasenge yo mu maso. Wenda bamwe mwamura muzi uri hano ku Kabari, yitwa Mukarubayiza Donatille. Rero natwe twakuze gutyo, adutoza gukunda Imana kandi tugaca bugufi, tugakunda kwagura umuryango. Rero ubu nanjye mbahagazemo numva nk'ubu umuryango mugari ukomeje kwaguka cyane cyane. Wenda si uko abandi mbanga, ariko ku rubuga nakundaga uyu mupapa, nanjye ndamukunda cyane. N'ibihangano bye nkunda kubikurikira. Noneho undi muntu nakundaga nawe nubwo nshaka kubona n'uburyo niba ari umupapa nawe ntabwo mbizi cyane. Ni nka hapo ari mu rugamba. Undi muntu nshimira Jean Baptiste Niyonzima, ni umuntu nawe wabimfashijemo kuboneka kuri uru rubuga, kuko narangije kwiga nza mu kazi i Kigali nihugiraho cyane, nkabona nakunze kubona umwanya, ariko abinshishikarizamo n'umuryango binshishikarizamo. Rero nkigera ku rubuga, wenda mu mwanya mbonye nkakurikirana amagambo yanyu mwiriwemo, nkabona ni meza, nagerageza kubohoka nkavuga iby'isi reka mbishyire ku ruhande byere kuntwara. Ndavuga ni nk'umusore aka kanya ikintu mbashimira, kandi umusore yisobanukiwe ukunda gusenga, utari mu bigare by'abiki gihe, aho kwanga umwanya muha akabari muha ibindi. Fata umwanya wenda nkajya no mu cyumba mu nzu yanjye mu gihe ntagiye mu rusengero, ndavuga reka nkurikirane ijambo ry'Imana ku rubuga, nanjye bimfashe kubohoka. Rero mwese ndabashimira cyane, muri umuryango nkunze cyane. Wenda tuzaduhura no mu bindi njya nkora akazi k'ubwubatsi ngo ni tekinisiye, n'injinyeri nkunze gukora ku kibuga cy'indege. N'ubu nitwe turi kubaka iyi stade Amahoro, bose ndahakorera. N'abandi mwese mukeneye icyo gikorwa tuzagihuriraho rwose mubafashe. Ikirori kiri imbere, urabona ndacyari umusore, mufasha mwese kandi mugomba kuba muhari. Mwumva tuganiriza ibisenge, yego, kuko urumva ko umukecuru wageze mu zabukuru akeneye umukazana. Ni nanjye urusigayemo akandi gatoya ka butura, abandi bose bubatse ingo zabo, ari nacyo nshimira Imana. Rero iyo mbonye abantu b'abapapa, kubera papa ntawe ngira, numva ari ababyeyi banjye. Buri umuntu wese w'umupapa ntabwo yamana ngo musuzugure. Niwe yambwira ati cara hano, nahicara, uwo mpita mubonamo umubyeyi. Rero nagera ku bamama nkumva ko ari umubyeyi wanjye n'ubundi twicarana, nagera kuri bashiki banjye nkumva ko ari nka bashiki banjye, nkumva bose mpita numva ko ari umuryango. Mu buzima rero rwose ndashima Imana, nawe ndashima Imana, ikomeze tubanishe mu mahoro. Murakoze cyane. Ikinshimije ni uko urangiye umugoroba atunga urutoki bariya basore mbi.
ahohotera usanzwe mbana n'ubumuga bwo kutabasha kuvugira imbere y'abantu ariko ndagerageza ariko nta n'icyo kuvuga icyo nari kuvuga namaze gukivuga none ntabwo ahari uzakivuga mu muhoro utaha ngo mureke yicaye iyo mbigerageje rero nabwo hari ubundi bumuga bufata bwo kurondogora uza kurondogora muzi ko nta kandi biranagoye kubona ikintu uvuga ahantu nk'ahangaha hari ibintu biri neza neza n'ibyishimo atari ukubera ubundi buswa ahubwo kubera nyine kuko Dawidi yatanze Imana ibyishimo byayo byinshi aho uko yitanga ngo ni ya kabuze n'izina ari ashobora gukora ikintu uvuga atari ukubera ubundi buswa cyane ko nta n'umuntu waba ufite nyarabashye rero ndaza kuvuga makeya kugira ngo ntaza kwivamo cyangwa avuga ibyo cyangwa ivunjaka ubundi kirazira kuvuga ijambo ryo kuvuga neza neza muramwe mukene kubera hari igihe neza neza biba byinshi ugatangira kugira ngo udatunze kumva mbere neza ngo nguhaye ibigo yanjye nta n'urupapuro noroye habe n'imbere rero mwari mukwiye kugenda simvuge wivuga wivuga ariko tubwire reka ndiho kumva tubivuga hanyuma nandi kugenda nta cyangwa ndabanza nshimira Imana nimbona akanya nzababwira reka dushime Imana ariko babwira nzababwira n'izina dushime Imana byavuze rero ndabanza gushima Imana yuko yakoreye mu muvandimwe Jean Claude harya Jean yirutaga ni Claude gusa Iba. Jean Claude yakoreye mu muvandimwe Jean Claude uyu muryango ukaba warabayeho nkeka ko twese ko turi hano buri wese wamuhaye ijambo ngo navuge ibintu nka bitatu yungukiye muri ino famiye umwanya wawe muto bakajya bamuhagarika niyo mpamvu mbaje gushima Imana yakoreye muri ubu buvandimwe muri famiye ikaba yewe by'umwihariko ari icyo yambaye cyane hanyuma ndongera nshimira Imana yuko mu gitondo n'umuvandimwe yongera amutira shaje zo gusenga tujya gutangira gusenga kuko twavuze mu gasabye nyagasani ngo n'abari mu nzira bagirana amahoro nibaza twagira amahoro twongera turashimira siko twavuze abari bataragera bahageze amahoro namwe turayishimira nyakome nta kibazo urakoze ko arahaye hanyuma yemye gushima wese nakiwe ariko nibwo gatoya ndashaka kubashimira uburyo mwadufashije mu rugamba tuyoboye hari igihe mukuru mu mbari hari igihe ufite ukuntu ushaka kukikenera ariko ukabuza uburyo buvuga kugira ngo cyumvikane n'ukuntu nyine kikurimo nibitaza kumvikana nk'uko nshaka mwebwe mubyumve nk'uko ngewe n'umusanazimba ariko mubyimajine mwumva ushaka kwiga ku buryo mwumva ikigero ushaka kubashimira ariko mwumva sinibivuge icyo kigero rero nibitaba nimutabyumva ku kigero n'icyo bintu ngo mwihangane ariko ku kuntu muri kumva byananiye kwivuga niko nyine bimezemo ntabwo byumvise mu tuzi dukeya namaze muri ino famiye no mu bantu babanza shimwe ko mujya mugira umutima mwiza wo gutabara mu byiza no mu bibi abagize ibyago bakabafasha kandi ubu ijambo ry'Imana rikorera kuvuga ngo ahantu tuzagera turema agafata ngo ihene hano n'izindi buryo avuga ngo nari imbone ngo ntimwagira gute ngo nayo ngo bavuga ngo twabikoreye hehe
ubundi ni ijambo ry'Imana dusaba icyo ushaka kuvuga ni iki njyewe na nyirantuza nk'uko mwabivuze niba rwose ugiye kwerekana kandi ntishite wabivuze murabizi mwese ko twari turi mu biruka mu rugamba rwo ejo biyumvuye kugira ngo ntamenya areba iki biriya rugamba twari turimo kuri mwabifashe ku buryo byantunguye ntabwo nagiye kirekire kandi ni nubwo bwaba bwa mbere nari mbonye bigera kuri kiriya kigero abandi bavandimwe batubanjirije bazagira ishyari ariko ikigero cyo mwadukuyeho ubanza harimo na ruswa sinzi ubanza harimo nyakoze ko mpamagara yarabimenye Ejida hamwe ngo buretse gatoya ngo nzamugisha mu kanya ihangane umuntu umwe ni ukuri nuko ari kumwe na Egide ariko nuko mwari bumwe hanyuma nabigize hari abandi bavandimwe bagize ibirori nka biriya nabafasha nk'umuryango yawe ariko bigeze iwacu ntabwo nzi niba ari uko wenda turimo simbizi ariko ubanza ari ikintu mwadushaga ku buryo mfite impungenge ko mushobora kuzagaruka kugira ibyo mutwishyuza uzi ko hari ibyo naje kumenya inyuma ku ruhande njya n'uzo yambwira ntabizi hari n'ibindi byinshi mwarakoze nuko ni ukuri ibintu mwavuze nta mitungo dufite ariko na dukeya dufite nta nubwo twava muri kompansi yaba nk'igihembo cyo kubashima ibyiza mwakoze kagafoto mwazaye kakamanitse muri salo njyewe ndi gushaka kumanika ku musego w'igitanda yanoza arambwira ngo reka gashyire muri salo niho kamanitse n'ibintu bigenda tukareba n'akantu karanshimishije cyane n'ubundi bufasha bose mwakoranye kuko Imana ibaha umugisha nyagasani we ureba mu mutima wawe umuntu akamenya icyo akeneye nimujya mugira ubwo umusaba icyo mukeneye azajye yibuka ibyiza mwakoreye muri ubu bukwe bwacu namwe abigirire icyo ngicyo aba ari cyo mwifuza icyo kintu ndakibuza kuko ntabwo navuga ngo nta n'imwe batworeye mu rugo kuko nyamuna zitambuka ariko ahantu dutuye hari umuntu woroye ipusi n'imwe bitambutse ubona ipusi itwaye nta kintu gitunze ariko ikintu ibindi nyanuza zabivugira naza kuko niho ufite byinshi kurusha ikintu musabe ni kimwe cyonyine numva ari bikeya ni nk'ikigali ni uko mwese uko muri aha umwe ku giti cye uruhare yagize uko rungana kose igihe azajya agira icyo asaba nyagasani ajye asabye nyagasani ngo azajye yibuka neza mwatugiriye mu mateka y'ubukwe bwacu namwe akibukire icyo musabye akeneye maze rero mwashimye bya bumuga bwo kurondera ubukwe ugasubije bane nama reka njya kwitabira mwebwe bishya muhamagara shimirwe ibyo ukora kuko nta wundi wabibasha shimirwe ibyo ukora kuko nta wundi wabibasha twese twishushanyije dusengerezwe nawe uturure muri watwo mu ishusho yawe shimirwa uraducungura tugira abana wihitiyemo
na telegame yo hasi ngo abana batoya cyangwa badafite amajwi bagenzi banjye bari kuvuga ijambo batagiye kutubaza numva nta kintu mfite cyo kuvuga ariko mu by'ukuri ni ubugwari narebye ngo gushima Imana ni ngombwa. Hari byinshi tubigira Imana kuvuga ngo tuzayishimira mu ruhame, nagera mu ruhame yarabikoze umutima ukambwira ngo ari kugiye kwiteza abantu. Ni ngombwa ko abantu bigenda gutya babimenya cyangwa se ko babizi uravuga iki, ariko burya guhiga n'uyigure ni ikintu kibi cyane. Ndashima rero Imana cyane yatumye mbasha kuza muri uno muhuro. Mu by'ukuri nawumenye inyuma kuri WhatsApp, ariko nashidutse mbona mesaje ari nyinshi cyane. Mbonye ndebye hasi mbona mu muhuro abantu batangiye no kwiyandika. Ntabwo nari kujya kubaza uko bimeze, ariko nkabona hariho gihana ntacyo itariki nibona naho bizabera birahagije. Sinabise mbishyira muri gahunda. Uyu mugabo yarabisira nagiye kubona mbona aciye inbox arambajije ngo ese tuzaba turi kumwe. Mu by'ukuri ntuye ku biyenzi byose nzaba ndahangaha kandi mbishaka numva birango mbura icyo mvuga bitamwanya nzaba mpari. Nari nafata gahunda nakurode yarabimajije ndamwandika ntabwo nareka kujya mu muhuro cyane ko ushiye tuza nahuye n'abavandimwe ndabakunda wenda sinabona umwanya wo kuvugana nabo cyane. Nibuka ko nari mfite hari prome kera nari mfite umubyeyi mukecuru wanjye yarandimba ivuga ngo kubaho udasenga yari akiriho ayihimba donc yapfuye ayizi akajya yituririmbira akayisobanura ariko akayisobanura nabi bitandukanye n'uko Jide yenda yabishatse ko Jide rigeze kumaza ubushize ndavuga ngo kubaho udasenga ni ugusenyuka utaryana arambwira ngo utarya mu mutwe tubwira utaryana ngo nta buzima ugira n'umwe bisobanura avuga ati nyine kugira nijoro umuntu agiye kuryama baramubwira ngo uryame uraharyana kuko mu utaryana rero baharyana ni ahantu ushobora kugira akantu kwishima ariko iyo ugakora iyo utari muzima kakakurya ntabwo wishimye. Numva rero mpita muzi ibyo umukecuru yambwiye mu by'ukuri nabirimbaga gutyo bibuza n'irya Jide numva Jide yaranyubatse cyane. Buri gihe nkajya nyifuza ko nayibona cyangwa nakumva abantu bayirimbye nkahita ntuza Jide n'umukecuru bisobanuro byabo. Ku buryo hari n'igihe mu rugo yacara kuri televiziyo ashaka kuri pacisi nabijeho hari n'amashusho wigeze kuba ndeba ndangije ndabwira abana ni kandi uriya mugabo wayihanze turaziranye gusa mama nawe uzi kubeshya nimbereke ko tubana kuri WhatsApp mpita njya ku rubuga ndavuga nti singuyu ntanzeho nyine ifoto yariho sinzi ko niba ari mwagize niba ari simbizi abana kuba mahoro hatari bakomeye uziranye n'abasitari ubwo rero ni ukuri kwishimira Imana ariko cyane nari nahize ko nzashima Imana imbere y'abantu ko yanyirije umwana warwaje umwana Jide nari mubwiye na Claude yarabizi biramuhishe ko yaduhure ko nabimuhishe umwana agera ugiye donc ubu nageze mu gihe cyo gupfa mpamagara Jide ko natekerezaga ko umuntu wo mu by'Imana aturanye na Ruhango ni hafi y'umugisha niza no mu by'Imana ndahazi nkumva ko ashobora no kujya muri chapelle yo mu bibikira mu by'Imana akajya mu bitabo nahasize akabwira Bikira Mariya akahiza umwana haba mu bitabo by'indirimbo n'amabonekero. Mbese numvaga Jide afite ukuntu yangera imbere y'Imana kurusha uko Imana yamwumva. Jide mbere umuvandimwe aranamfasha mpuza n'abandi bantu Yesu abigenza neza. Namushimira namwe warakoze hariya hirya mu ibanga ariko Jide naze kugira ngo n'abandi be kumenya bagushimye cyane bose bavuga Jide hari abarwaye amagifiti ariko ngiye gifiti yanjye n'umutima ndamushimira nivuye inyuma ntawe nabibwiye ko isengesho umwana wanjye yagize kuri isengesho kandi biciye muri Jide akamukonekita n'abandi bantu ndamushimira cyane. Ndashimira cyane nsoza nshimira Claude anshyira muri no groupe ntabwo mfite groupe twabanagamo biba ngombwa muri covid ko muhamagara ni ko ntakuzi n'iki byose turibwirana. Claude mbere umwana mwiza ni nk'imfura yanjye ko basubira suna umwana wa cyangwa ukaba wa kabiri ni nk'imfura yanjye ndavuga ni umwana wabasha kugushyira muri groupe nk'iyi. Amagurupe menshi tuyabamo hari indi mbamo yitwa kunda gusenga cyangwa izindi ariko akaba groupe ugeramo bakakuzirika ku buryo nta kintu cyo ku ruhande wavuga nk'amaburage hari nk'abantu tukunda kwitera inzenya wayijyamo wayivuga bati turaguha noneho ukaba wifashe ibintu birimo abantu basenga rero akenshi bakunda gukabya batuwe bisanzura
ndashima no gurupe yacu ko itujya mu by'Imana ikavuga ko turi n'abantu tugomba kwijoyinga ubuzima murakoze cyane reka nongere yihanganira gatoya sibyo ihanganira ntugure iyo mfashe umwanya nta muntu ureba ku isaha ntumugire ku masaha ndababujije cyangwa nyabuze kubara yahagarike yongere kubara umukobwa wicaye hano mpagurutse buriya nta kibazo no konona okay utuntu numva dukeya nshaka kuvugaho mugasa akambere rero aho ni nako ngako nagiye mwumva abantu banyita papa wabo ni benshi na hano muri iyi famiye barimo ni benshi ni ukubera impamvu nyinshi kandi zikomeye wenda umuntu atavuga mu mwanya nk'uyu nguyu ariko mfite abana benshi kandi ndabakunda cyane Renata wampaye na gifuti ni umukazana wanjye namubyariye umugabo namubyariye umugabo none burya yari si ni umuhungu wanjye mu buryo burimo n'amasakaramentu batashije kwebwe mwabimenya twakomeje kubana cyane rero kuva kera akiri na mutoya kugeza ubwo ashyingiye ndabishimira ko babizirikana bakabyubaha Solange abantu mutumvise avuga mwaje nyuma yamaze kuvuga Solange ni umukobwa wanjye Solange hari ukuntu bigira gutya bigasa n'ibikomeramo bigasa n'ibikomeramo kuko igeze kunsereza Venantia anniversaire bajyanye anniversaire ya Solange yo irahari rwose njye nawe turayihimbaza buri mwaka na mama we njye nawe turayihimbaza buri mwaka hari impamvu ntababwiye ariko ni umukobwa wanjye mubyara ku itariki ya 6 z'ukwa 5 buri mwaka ni umukobwa wanjye akaba atuye ngiye kubabwira aho atuye isura ngiye kubabwira atazajya n'umuntu uhaza akagira ngo ntuhari Solange atuye Gahanga horayo najyanye icyiteza atuye Gahanga akaba ari gitifu w'akagari ntazi icyo kwitwa mugere Gahanga mugeze ko ari iwacu gitifu w'akagari ka Gahanga turamushimira kuko ariko nawe uri gitifu kandi sinigeze kuvuga umusore nibuka izina rye Solange rero nawe ndamushimira kuba yaje mama watuye Kiruhura muri Butare ndabashimira ko baje mu muhuro mama we tubana mu muryango dusengeramo dukora mu butumwa buriya yagize gutya mwasanga twambaye umwambaro usa murebye uyu mwambaro we mwasanga usa n'uwanjye hanyuma rero tubyara na Solange kubwa Roho Mutagatifu n'abandi numvaga nshaka kuvugaho tagiye umuntu wicaye aha ngaha
tugiye kwibohora. Gisi njya mvuga umuntu adahari. Ese kwa wundi muvuga adahari ra? Nyira amafaranga wacu muri uyu muhuro yitwa Providence, atuye Ikirengere. Atuye Ikirengere, niyo mureba ahantu sitasiyo ya esansi yubatse Ikirengere, iruhande rwaho aturanye na Bienvenue Marie Claudine. Uyu rero ni mushiki wanjye, ntabwo ari umukobwa wanjye. Uyu ni mushiki wanjye. Hari abahungu banjye n'abakobwa banjye batangiye kumumenya, babimenye imbere, ngo batangiye kumwita nyirasenge, barimo nka ba Lisa bariya. Ni mushiki wanjye kandi tubyumvikanaho neza. Tubyumvikanaho neza hamwe n'imiryango yacu. Ubwo abanyita papa uriya azaba ari nyirasenge. Ndashimira abantu bo muri groupe benshi, kubera hari uko nteye cyangwa n'ubutumwa nkunze gukora